Twongeye kubasuhuza none tubahereza ikaze mu ishuri rya St Patrick Driving School, aho dukomeje kubafasha gusobanukirwa byimbitse amategeko y'umuhanda. Tubibutse ko mwaduhamagara kuri nimero telefone igendanwa cyangwa se mukanatwandikira kuri WhatsApp kuri 078 10 28 717. Ikindi ushobora no kutwandikira ubutumwa bugufi kuri email yacu ishuri ariyo patricktw65@gmail.com. St Patrick Driving School ni ishuri rigufasha kwiga mu gihe gito, kwiga amategeko y'umuhanda, ugakora ishuri imwe gusa ugahita ubona provisoire nk'uruhushya rw'agateganyo rukwemera gukomeza gushaka izindi mushya zo gutwara ibinyabiziga. Hano rero tubazanira ibibazo bitandukanye, aho uyu munsi twabazaniye bimwe mu bibazo harimo ibyabajijwe ejo hashize ndetse n'ibyabajijwe uyu munsi. Impamvu rero twabyibanzeho nuko nta wamenya n'ejo mu gitondo abantu bazakora aribyo bashobora guheraho. Rero wabonye umwanya ukicara ugafata internet yawe, biroroshye cyane ugakurikirana amasomo hamwe na St Patrick Driving School, ukabasha kwiga amategeko y'umuhanda bitakugoye. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo ni iyihe myifatire myiza wagira ugezaho abana bari hafi y'inzira nyabagendwa? Ni iyihe myifatire wagira myiza ugezaho abana bari hafi y'inzira nyabagendwa? Ese wowe imyifatire ubona wagira nk'umushoferi ni iyihe? Iki kibazo gikunda kuza cyane, niyo mpamvu nagira ngo ukurikire kandi ube maso. Utonde witegereze nibiba ngombwa ubaburire unitegura kuba wahagarara. B. Ihute urenge aho abana bari. C. Komeza ugume ku muvuduko munini. Naho D. Komeza ugendere ku ruhande rw'iburyo. D. Komeza ugendere ku ruhande rw'iburyo. Igisubizo cya nyacyo rero hano ni A. Itonde witegereze nibiba ngombwa ubaburire unitegura kuba wahagarara. Ntiwamenya ibyo bari kuvuga, umwe ashobora kuba narwaye akahita yasimbukira mu muhanda akaguteza inkomyi. Rero itonde witegereze nibiba ngombwa ubaburire unitegura guhagarara. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yegereye aho umwana w'umuhungu utwaye akagare k'abana asezera ku nshuti ye. Ni iyihe myifatire myiza wagira imbere y'abo bana? Urabona uyu musore hano yaraherekeje aka kana, none aragasezeye agiye gukomeza ko kinjira mu muhanda. Ni iyihe myifatire wowe ushobora kugira nk'umushoferi? A. Ikomereze nkaho ataragera mu nzira nyabagendwa. B. Itegure kureka uwo muhungu atambuke kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Gabanya umuvuduko ubwira uwo mwana yambuke ukoresheje ibimenyetso. Naho D. Komeza nkaho uwo mwana akiri mu nzira y'abanyamaguru. Igisubizo cy'ukuri rero cyangwa se igisubizo cya nyacyo hano ni B. Itegure kureka uwo mwana w'umuhungu atambuke kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Ngira ngo muri kubibona. Ikibazo cya gatatu hano kiratubaza ngo nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iyihe myitwarire ukwiye kugira mu gihe ugeze muri situation imeze gutya? Ni iyihe myitwarire cyangwa se ni iyihe myifatire ugomba kugira nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuguma mu ruhande rw'iburyo kugira ngo ahe inzira umumotari. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutegereza. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutanga inzira ayiha umumotari. Hano igisubizo cya nyacyo ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza. Ikibazo cya kane cyo kiratubaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ageze hafi y'inzira y'abanyamaguru yakwitwara ate? Ese iyo ugeze hafi y'inzira y'abanyamaguru, zebra crossing, witwara gute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ahangaha A yacu iratubaza ngo kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara. Gukomeza agendera ku muvuduko uri hejuru mu gihe umunyamaguru ategereje. Kuguma ku muvuduko yari afite mu gihe umunyamaguru atarambuka. D ikavuga ngo kuvuza ihoni
akaguma ku muvuduko yahozeho. Igisubizo rero hano cya nyacyo ngira ngo muri kubibona ko ari A, kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura no guhagarara. Ikibazo cya gatanu cyo kiratubaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiye ibinyabiziga bibiri yifuza kubinyuraho, ni iki yashingiraho mbere yo kubanyuraho? Aha, ni iki washingiraho mbere yo kunyura kuri ibi binyabiziga biri imbere yawe? A, ugomba kuzinyuraho zombi. B, si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere ye. C, ibyapa by'aho ageze ntibimwemerera kunyuranaho. Naho D iravuga ngo imbere hari inzira y'abanyamaguru. Igisubizo cya nyacyo rero hano ni B, si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere ye. Si byiza ko igihe cyose unyura ku modoka ziri imbere yawe cyangwa se ku bindi binyabiziga utabasha kureba imbere yawe. Ndetse no mu muhanda haba harimo imirongo ibyemera, ubanza kureba nimba hari ibimenyetso bikwemerera kuzinyuraho, wabona bihari ukareba nimba neza uba ubona imbere aho uri kujya, ukabona kunyura kw'ibyo binyabiziga cyangwa se ukadepasa mu rurimi rw'amahanga. Ikibazo cya gatandatu kirabaza ngo ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukatira iburyo? Ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukatira iburyo? Vuza ihoni umenyesha umunyegare ko ushaka gukata. B, kata ikoni imbere y'umunyegare. C, emerera umunyegare akomeze inzira ye. Naho D, ongera umuvuduko kugira ngo umutange gukata mbere. Igisubizo cya nyacyo hano rero ni C, emerera umunyegare akomeze inzira ye, noneho nawe ubone gukata umaze kubona icyerekezo cy'umunyegare. Ikibazo cyacu cya karindwi kirabaza ngo ni ayahe matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu? Twageze no mu masomo y'amatara, ariko cyane cyane ibibazo inshuti zanjye ndi kubahereza nibyo biri gutangwa muri ino minsi. Ejo byarabajijwe, uyu munsi byabajijwe, nagira ngo nkumenyeshe ko n'ejo ari agatipu kazagufasha kujya mu kizamini. Ikibazo cya karindwi cyacu kiratubaza ngo ni ayahe matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu? Dufite amatara kamenabihu y'imbere, y'inyuma, maremare, amagufi. Aha ngaha rero A iravuga ngo ni amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Naho B iravuga ngo ni amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma. C yacu iravuga ngo ni amatara magufi. D iravuga ngo urumuri rusanzwe. Naho igisubizo cya nyacyo ni A, amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Ikibazo cya munani kiratubaza ngo muri ibi binyabiziga ni ikihe gihagaze nabi? Hari ikinyabiziga cyinjiye cyazirenze zebra crossing cy'imbere muri bara ry'icyatsi cyerurutse, dufite n'ikinyabiziga cy'umutuku cyinjiye muri zebra crossing. Ikinyabiziga hano rero cyaparitse nabi ni iki cya kabiri, aricyo kiri mu ibara ry'umutuku. Ariko A iravuga ngo ibinyabiziga byombi. B ikavuga ngo ikinyabiziga cy'icyatsi. C ikavuga ngo ikinyabiziga cy'umutuku. D nta nimwe cyangwa se nta na kimwe kirimo, ariko igisubizo cyane cyo kubona bivuze ni ibinyabiziga byombi. A, ibinyabiziga byombi biparitse nabi, ntiwemerewe guparika aho abanyamaguru bambukira. Ikibazo cya kane kiravuga ngo ni gute umuyobozi w'ikinyabiziga yanyura ku munyegare? A, aho umuyobozi w'ikinyabiziga ntashobora kumunyuraho. B, atarenze umurongo wera ucagaguye. C, arenze umurongo wera ucagaguye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo cyangwa se nta kurenga iyi mirongo yombi. Igisubizo cya nyacyo rero ni C, arenze umurongo wera ucagaguye. Imirongo yo mu muhanda, nicyo kintu ugomba kubahiriza nk'ibindi bimenyetso byose, ariko iyi mirongo yo ugomba kuyubahiriza 100%. Igisubizo cy'ukuri rero hano ni C, arenze umurongo wera ucagaguye. Ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora aramutse ahumishijwe n'urumuri rw'amatara y'ikinyabiziga giturutse ku kindi cyerekezo? A, nkumisha ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo ucana amatara maremare. B, egera ku nkombe y'uburyo bw'umuhanda nibinashoboka ugabanya umuvuduko. C, canira amatara y'ikinyabiziga kiva mu kindi cyerekezo. D, ongera umuvuduko kugira ngo usohoke muri urwo
rumuri vuba bishoboka. Ikibazo cya nyacyo hano rero ni B. Egera ku nkombe y'iburyo bw'umuhanda niba bishoboka ugabanye umuvuduko. Wegera ku nkombe y'iburyo bw'umuhanda byashoboka ukagabanya n'umuvuduko. Ikibazo cya 11 hano kiratubaza ngo niki ugomba gukora igihe wegereye ikimenyetso kimurika kiva mu cyatsi kijya mu muhondo. A. Ongera umuvuduko kugira ngo usoze ikoni. B. Komeza kuko itara ry'icyatsi rigiye kwaka. C. Hagarara niba utateza ibyago. Naho D yacu irabaza ngo komeza ubwitonzi witegura guhagarara mu gihe itara rihindutse umutuku. Ikibazo cya nyacyo hano rero ni C. Hagarara niba utateza ibyago. Ikibazo cya 12 cyo kiratubaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga akwiye kumenya mu gihe akurikiye umuyobozi w'ikinyamitende ibiri kandi imodoka y'umweru iri gusubira inyuma ijya mu muhanda. Hano rero A yacu baratubaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga gusubira inyuma azahagarara nabona umuyobozi w'ikinyamitende ibiri. B. Umuyobozi w'ikinyamitende ibiri ashobora gusaba umuyobozi w'ikinyabiziga gusubira inyuma guhagarara. C. Amatara yo guhagarara ashobora kuzima ikinyabiziga gikomeza gusubira inyuma. D. Umuyobozi w'ikinyamitende ashobora guhagarara bitunguranye. Hano rero igisubizo cya nyacyo ni D. Umuyobozi w'ikinyamitende cyangwa se w'ikinyamitende ashobora guhagarara bitunguranye. Dukomeze ikibazo cya 13 kiratubaza ngo aha ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ashaka kujya iburyo. Aha ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ashaka kujya iburyo. A. Gukomeza hagati y'abanyamaguru babiri. B. Kuvuza ihoni akongera umuvuduko. C. Guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka. Naho D. Reka umunyamaguru umwe atambuke ubone umwanya wo gutambuka. Igisubizo cya nyacyo rero ni C. Guhagarara akareka abanyamaguru bagatambuka. Guhagarara akareka abanyamaguru bagatambuka. Kuko deja urabona ko hano abo tuvuga ni abangaba. Umwe ari hakurya undi ari hakuno. Mbese bagose umuhanda kandi uri kujya muri icyo cyerekezo. Ntuzi umwe ari kuza undi ari kugenda bari buhuriremo hagati mu muhanda. Uramutse uyisukata wabagonga. Ukaba witeje ibyago mu muhanda cyangwa se ukabugenze nabi mu muhanda nk'umuntu utareza amategeko y'umuhanda. Ako nk'umuntu wize amategeko y'umuhanda cyane atara ryaho ushaka gukatira utegereza abo banyamaguru bombi babanze bagire gute babanze bambuke. Niyo mpamvu twaje nka St Patrick Driving School kugira ngo tubafashe tubasobanurire byimbitse ibimenyetso byo mu muhanda nk'abantu bitegura kuba abashoferi b'ejo hazaza. Ikibazo cya 14 kiravuga ngo aha umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyura kuri aba banyamagare. Aha ngaha umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyura kuri aba banyamagare. A. Oya, umuyobozi ntashobora kureba imbere neza. B. Yego, kuko umurongo wera ucagaguye udashobora kuba udacagaguye. C. Yego, abanyamagare bazumva imodoka bave mu nzira. D. Yego, kuko buri kinyabiziga kiva mu kindi cyerekezo gishobora kuguha inzira. Igisubizo cya nyacyo hano ni A. Igisubizo cya nyacyo ni A. Biravuze ngo oya, umuyobozi ntashobora kureba neza imbere. Ntashobora kureba imbere ye. Bivuze ngo ntago yaba depass cyangwa se yabanyuraho kuko atari kubasha kureba neza imbere ye. Ngira ngo namwe muri kubibona. Amagare nari ku murongo wowe uri inyuma yayo. Ntago wayanyuraho rero utari kubasha kureba imbere aho uri kugira gute aho uri kujya. Ikibazo cya 15 kiravuga ngo aha ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora. Aha ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora. Muri kubona ko dufite iyi modoka zebra crossing, abanyamaguru bagiye kwambuka abandi bari gukomeza. None uri nk'umuyobozi w'ikinyabiziga niki kintu wakora? A. Kwemerera abanyamaguru kwambuka umuhanda. B. Kuvuza ihoni agakomeza. C. Tegereza mu nzira y'abanyamaguru kugeza imodoka izimye. D. Kongera umuvuduko mbere yuko abanyamaguru bambuka. Igisubizo cya nyacyo hano rero ni A. Kwemerera abanyamaguru
kwambuka umuhanda. Hano urategereza abanyamaguru bakabanza bakambuka umuhanda, then ukabona gukurikira nawe n'ikinyabiziga cyawe. Ikibazo cya 16 kiravuga ngo muri ibi binyabiziga bine ni ikihe kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo kiva mu muhanda munini kijya mu muhanda mutoya. Ifite hano ibinyabiziga bine bitandukanye. Iki cya mbere murabona ko gifite ibara ry'umuhondo, kane murabona ko ari orange, noneho gatatu murabona ko ifite blue cyangwa se ubururu. Mukabona n'iki kinyabiziga cya kangahe cya kabiri gifite ibara ry'umutuku. Ese ni cyo kinyabiziga cyemerewe kujya mu muhanda mutoya? A. Ese ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo? Ikinyabiziga cya kabiri kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo? Ikinyabiziga cya gatatu kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo? D. Ikinyabiziga cya kane kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo? Aha ngaha rero igisubizo cya nyacyo ni A. Ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. Kubera iki? Kubera ko cyasatira iruhande kigiye gukatiraho, kiranakata gihita kijya mu gisate cyacyo, kitabajarajabye mu muhanda cyangwa se ngo kijajabe kibe cyateza inkomyi mu yindi mihanda isigaye cyangwa se mu bindi bisate by'imihanda biri gukoreshwa n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Ikibazo cya 17 cyo kiravuga ngo ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande eshatu gitukura mu muhanda. Ese iyo ubonye icyapa cya mpande eshatu mu muhanda kiburira gitukura, ni iki wakora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A. Hagarara utegereza amabwiriza. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. C. Kukireka ukagumana umuvuduko ufite ugakomeza. D. Hagarara kuri icyo cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza. Naho hari igisubizo cya nyacyo ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Abo twabanye muri pati ya 5 ngira ngo muribuka ko iki kibazo cyari kirimo, ariko aho bitandukaniyeho bari baduhaye ishusho ya cya cyapa, batubwira icyo cyapa gisobanura icyago aho hantu. Rero hano rero mu gihe ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utegetswe kubanza guhagarara ukagabanya umuvuduko uteganya ko aho ngaho hari icyago. Nshuti zanjye rero ibi bintu ntimuzabyitiranye. Ikibazo cya 18 cyo kiravuga ngo ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda. Uramutse uhuye n'amatungo mu muhanda nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, ni iki kintu wakora? A. Kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. C. Kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. D. Kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Igisubizo cya nyacyo hano rero ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Ikibazo cya 19 ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye otobisi iri kuva aho zagenewe guhagararwamo cyangwa se guhagarara akanya gatoya. A. Gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. C. Gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. D. Menyesha umuyobozi wa otobisi aguhe inzira. Igisubizo cya nyacyo hano rero ni B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Ikibazo cya 20 cyo kiravuga ngo ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa cyangwa se rimyasa. A. Mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kitagishoboye kugenda. B. Mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo.
mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Igisubizo cya nyacyo hano rero ni D, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ikibazo cya 21, uyu munsi twabarengejeho udutipu tubiri. Kiravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga. Umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga. Umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga? A, gukomezanya umuvuduko wari ufite. B, kujya iburyo. C, kujya ibumoso. D, kongera umuvuduko. Hano igisubizo cya nyacyo rero ni A, gukomezanya umuvuduko wari ufite. Naho reka tubashimire umwanya wanyu mwafashe mukadukurikira kuri St Patrick Driving School. Tubibutse ko iri ari ishuri rigufasha kubona provisoire ukoze inshuro imwe gusa. St Patrick Driving School ikorera kuri online ndetse no mu Rwanda mu duce twa hafi y'umujyi wa Kigali, Kayonza, Rwamagana, ndetse Muhanga, Bugesera, Kamonyi na Rulindo. Mu minsi mike turagura n'undi mashami yacu Musanze ndetse na Rubavu. Reka tubasabe rero kugira ngo mwebwe mwashije kudukurikira, mufate umwanya wanyu mumenya ko ahangaha ariho hantu hambere ubasha gukora ubumenyi buhagije bugufasha gukorera provisoire yawe, ugakorera rimwe gusa ugahita utsinda. St Patrick Driving School twishimiye kubana namwe no muri somo rikurikiye. Tubabwire ko iki cyari igice cyacu cya 6 cy'amategeko y'umuhanda, aho twagarutse ku bibazo byakozwe uyu munsi ndetse n'ibyakozwe ejo. Rero nta wamenya ibibazo byiteho kuko ejo bishobora kukugarukira ari byo biri mu kizamini. Thank you for watching our videos. We make your dreams real. Please don't forget to subscribe St Patrick Driving School and also share your ideas in order to make all things better. Turabakunda, twishimiye gukomeza kubana namwe no mu yandi masomo akurikiye. Tubibutse gukora subscribe, comment, share and tell us other comments in order to make all things better. Thank you for watching our videos. St Patrick Driving School, we love you so much.